muri Libya essence iri kugura amasenti ubwo ni agera muri 550, ni nk'amafaranga n'ubundi 500 y'amanyarwanda, mu gihe twebwe iri kugura hafi 3,000 by'amanyarwanda. Urumva ko ho muri Libya biroroshye cyane, peteroli iri kugura amafaranga make cyane, ariko ibindi bicuruzwa byinshi bikomoka hanze birahenze cyane. Libya rero nubwo yabirimo peteroli, kubera ko bo ubwabo barayicukurira ndetse bakanayitunganya, biroroshye cyane, ni nk'amazi bavoma. Rero ntabwo ibi bishobora gutuma ibindi bicuruzwa bidahenda, kubera ko biva kure n'ibindi, ntabwo ibintu byose babyikorera, birumvikana. Mu Rwanda ibiciro bikomeje kuzamuka uko bwije n'uko bukeye, bitewe n'ibibazo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump ndetse na Benjamin Netanyahu bateje muri Iran. Ibi bihugu bibiri bisa naho ari byo biri ku isonga y'ibibazo cyangwa se yizamuka ry'ibiciro ryageze ku Rwanda cyane, rigasya ritambitse, bitewe n'uko u Rwanda rukoresha ibikomoka kuri peteroli, yaba mazutu yaba essence byinshi cyane, kandi murabizi neza ko u Rwanda ntabwo rufite peteroli ku butaka bwarwo. Iki ni ikibazo cyatumye izamuka ry'ibiciro rikomera cyane hirya no hino mu isi, ndetse bigeze mu Rwanda bisya bitambitse, bisya bitanzitse, niko bavuga, yego. Ariko ibi nibikomeza bishobora kuzateza ikibazo cy'ingutu, ku buryo umunyarwanda umwe azajya koresha cyangwa se akora ingendo nkeya zishoboka, dore ko bari no gukangurira abaturage batunze ibinyabiziga bikoresha mazutu ndetse na essence gukora ingendo za ngombwa, ndetse byaba na ngombwa bagakoresha imodoka za rusange. Ibi rero bikomeje kubabaza cyangwa se guhangayikisha abantu bitungiye imodoka zabo, nk'umuntu uvuga ati ngewe naraguze imodoka kugira ngo imfashe, mvuye mu rugo ngiye ku kazi, ntateze bisi, none ngiye kujya ntega bisi. Ni ikibazo rero, ni ikibazo ndetse n'ingorabahizi. Ibiciro ku isoko rero birazamuka uko bwije n'uko bukeye, ndetse n'ibihingwa mu mirima ya hano y'Abanyarwanda nabyo birazamuka, bitewe n'uko imodoka zibigeza ku masoko buri kimwe cyose. Noneho biriya bituruka hanze byo bikaza bihenze cyane, ari akarusho navuga. Gaze murabizi neza ko gaze yaguraga 21, yageze hafi 27.8. Abantu ntibagicana gaze, bayobotse inkwi, kubera ko n'amakara yabaye ikibazo. Murabizi ko umufuka w'amakara waguraga 12,000 by'amanyarwanda, uri kugura 18,000 by'amanyarwanda. Ni ikibazo, ni ingorane, ndetse wowe wenda utari wagerwaho n'ibyo bibazo, sinzi ahantu waburi, sinzi ahantu wawuherereye. Reka uyu munsi unyemerere tuvuge ku bagabo cyangwa se ku bihugu bibiri biri gutitiza isi. Nimvuga Donald Trump ngo ni perezida w'isi, ubyumve neza kandi bikujyemo, kubera ko Donald Trump avuze ngo njyewe ndarekeye iyi ntambara, ntabwo nzongera kuyishoza kuri Iran. Iran nayo yahita isinya amasezerano igafungura Hormuz. Birashoboka. Iran ndetse na Amerika nibo bafite ijambo rya nyuma kugira ngo ibiciro bigabanuke. Aha ibitangazamakuru byinshi byakomeje kwandika kuri aba bagabo babiri b'abanyembaraga. Nimvuga Donald Trump, urumva na Benjamin Netanyahu, kubera ko bavuga ko Benjamin Netanyahu ashobora kuba we na Donald Trump babanza kujya inama y'igikorwa. Ndetse nubwo bavuze ngo Donald Trump ni yazanywe mu ntambara na Netanyahu, ariko ntabwo ari byo, kubera ko iki kibazo cyangwa se
ibi bavuga ngo Irani iri gukora intwaro za kirimbuzi bimaze imyaka igera muri 40 rero ntabwo ari ubu ahubwo na kera byariho mu myaka yashize. Iki ni ikintu cyateguwe cyo gutera Irani, ndetse ntabwo nzi icyo bagamije, gisa naho wenda babeshya ngo ni ziriya Iranium biro 440. ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Hari ikindi bagamije kigiye kuzatuma isi yiyubika, kigiye kuzatuma isi icura umwijima, ndetse umuriro w'amashanyarazi ukabura, amazi akabura, buri kimwe cyose. Murabizi neza ko hari umuriro mwinshi ukomoka kuri mazutu. Imashini zitanga umuriro zaka kubera ko zagiye mu mazutu. Iyo mazutu rero nibura ntago zizongera kwaka. Rero umuriro w'amashanyarazi ahesha uzabura, bibe ibibazo. Ikindi, amazi nayo nuko. Ziriya mashini zisunika amazi, pushinga amazi, akenshi ziba zijyamo mazutu. Rero nibura ntabwo amazi azongera gukwirakwira mu mijyi. Icyo ni ikibazo, tuzongera dusubire nka kera, ahubwo aba ari twe tujya muri Stone Age. Mu gihe muri Libya essence iri kugura amasenti ubwo ni agera muri 540, ni nk'amafaranga n'ubundi 500 y'amanyarwanda, mu gihe twebwe iri kugura hafi 3,000 by'amanyarwanda. Urumva ko ho muri Libya biroroshye cyane, peteroli iri kugura amafaranga make cyane, ariko ibindi bicuruzwa byinshi bikomoka hanze birahenze cyane. Libya rero nubwo yabirimo peteroli, kubera ko bo ubwayo bo barayicukurira ndetse bakanayitunganya, biroroshye cyane, ni nk'amazi bavoma. Rero ntabwo ibi bishobora gutuma ibindi bicuruzwa bidahenda, kubera ko biva kure, n'ibindi ntabwo ibintu byose babyikorera, birumvikana cyane cyane. Igihugu kiri kugenda gihura n'ingaruka zikomeye ni igihugu kitarimo byibura n'ako gapeteroli. Wenda bafite ako gapeteroli bakagurisha hanze, nabo bakazamurira ibiciro, hanyuma ibindi bintu bakabona icyo kugura, nyine ibyo bintu bindi bihenze. Ariko nk'u Rwanda biragoye cyane, nubwo abayobozi bacu bari gukomeza kudukangurira kugabanya gukoresha essence nyinshi ndetse n'amazutu, ndetse nabonye banatubwiye ko nta peteroli na mazutu bafite icyizere cy'uko bitazabura. Wenda byaba ari bike, ariko kubura byo ntago bishoboka. Ntago barimo baragaragaza ko byashoboka, kubera ko ngo ntabwo peteroli na mazutu ibyo ibikoreshwa ntago bituruka muri uriya muhora Hormuz. Rero iyi peteroli ndetse na mazutu, iyo ntabwo mvuga ko wenda umuhora Hormuz uramutse udaciyemo peteroli, ubwo nimvuga peteroli ni wumvemo mazutu, essence, ibi bintu byose bikorwa muri plastike, aya mavuta, izi benzine, nuvuga ngo peteroli ivamo ibintu bigera nko muri 350. Ni byinshi cyane. Izi nsinga z'amashanyarazi, ibihu byazo nayo ni peteroli, birabisigazwa nyine bya peteroli. Nuvuga ngo iyi Hormuz, iyo ubwato budaciye muri Hormuz bushobora gukora urugendo runini rurenga amezi 3-4. Urumva rero ko igiciro n'ubundi ni cya kindi kirazamuka cyane, mu gihe Hormuz ari inzira ya bugufi ibasha kugeza ku batuye isi peteroli. Rero reka dusenge dusaba Imana kugira ngo ibi biciro bigabanuka, ariko iturufu rya mbere cyangwa se umuntu wa mbere ubifite mu ntoki ni uriya mugabo Donald Trump ndetse na
Mujtaba Khamenei na Benjamin Netanyahu, kuko nibo barimo bagomba kudiringa, bagomba kuganira bakareba icyo bamarira isi cyangwa se bakorera isi. Reka ngushimire we warudukurikiye, n'akagaruka caca, Imana ibarinde.